Ikaze mwese tubana kuri Cedric Ota TV mu nkuru z'urukundo zitandukanye. Turagushimira by'umwihariko wakoze subscribe. Nawe utarayikora twagusaba kuyikora kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku wundi. Ikaze mu nkuru y'urukundo y'uyu munsi. Dutangiranye n'umukobwa mwiza cyane witwa Shadia. Yarimo ajya mu rugo ataje avuye ku kazi. Nibwo yageze ahantu hari agateme. Agiye kwambuka umuhanda yabonye umuntu wafashwe mu bikangaga aririmba hejuru, avuza induru, abantu barahurura, bamuvanamo bamujyana kwa muganga. Shadia yahise aherekeza abajyanye uwo muntu kwa muganga kuko yari akirimo akuka. Abaganga bakoze ibishoboka byose agaruka mu buzima, gusa yavuye muri koma avuga ikigande. Abona bose baratunguwe, noneho avuga mu cyongereza. Nibwo muganga yamushubije ko ari muganga. Uwo muntu ateze amatwi yumva ko abantu bari hafi aho bavuga ikinyarwanda, ahita amenya ko yageze mu Rwanda, aratuza. Bidatinze muganga ahamagaye uwazanye umurwayi ari we Shadia arinjira. Abonye umusore yazanye yabashije kuzanzamuka arishima. Baraganiriye amubaza uko yiyumva. Umurwayi ati ndi kubabara mu gatuza. Shadia ati none se ko twaguteye mu mugezi byakugendekeye gute? Uwo murwayi yabanje kubika umutwe abitekerezaho, arangije abwira Shadia ati barakoze kuntabara, gusa ibindi ni ibanga, gusabiye umugisha ku Mana gusa naho nta kindi nakubwira. Shadia ati aha ndumiwe, gusa gumana amakuru yawe reka nisohokere. Umukobwa yarasohotse kuko yumvaga wenda uwo musore yazanye kwa muganga ari umwirasi cyane. Arimo agenda nibwo muganga yamuhamagaye, aramwihererana amubwira ko uriya musore yazanye bamukuyemo amasasu abiri mu gatuza. Byashoboka ko yaba ari igisambo cyangwa umugizi wa nabi, niko muganga yamubwiye. Shadia ati ego ko Mana, wasanga nikwegeyeho umuriro nabizi, rero reka nitahire, polisi itaza kumureba igasanga ari njye wamuzanye. Uzababwire ibindi ariko njyewe umbikira ibanga ndakwinginze. Muganga ati humura, ubu ngiye kumusohora agende bitazambarwaho, dore nta ndangamuntu afite, nta mituweli, ibyo byanyobeye. Ikindi kandi yabanje kuvuga mu kigande nyuma avuga mu cyongereza. Shadia ati rwose njyewe yamvugishije mu kinyarwanda. Umuganga ati ngaho taha, nanjye ngiye kumusohora. Muganga mukuru yabyemeye ko tumusohora. Ntibyatinze wa musore baramusohoye agenda atazi yajya. Uwo musore yavuye kwa muganga azenguruka hafi aho mu giturage, ariko akabona ntawamwitayeho. Nyuma nibwo yageze munsi y'urugo rumwe, yumva nta mbaraga afite aryamaho. Nyuma nibwo umukecuru yaje kumena imyanda munsi y'urugo, abona umuntu haryamye, aramubyutsa amujyana iwe, amuha amata, arangije afungura radiyo ngo yiyumvire amakuru. Radiyo yaravuze. Bageze ku yo hanze nibwo bavuze inkuru y'uko mu gitondo cy'uwo munsi polisi yaba yafashe umusore w'umukire wivuganye nyina agamije kumutwara imitungo. Gusa ayo makuru yabeshyujwe na murumuna we Patrick, kuko yemeje ko uwo bafashe atari we ahubwo bibeshye kuko bafashe uwo basa. Bongeye gusubiramo amazina y'uwo bafashe. Nyina bati uzamubona azabimenyeshe polisi ya Uganda. Umukecuru yaritunganyije ati koko umwana yica nyina ngo arashaka imitungo, mbega isi aho igeze. Gusa mubonye nanjye namutanga, iyo nkozi y'ibibi igafungwa. Uwo musore yahise agira ubwoba kuko ntiyari azi ko ari gushakishwa na polisi. Akiri muri ibyo wa mukecuru yaramubajije ati niko wa mwana we, ngo wavuye he? Mbwira vuba kandi witegure nkujyane kukwandikisha kwa mutekano, kuko sinakurarana nakubaruje mu bareye mu mudugudu wacu. Kadusubire inyuma gato
tumenye imvano ya byose yo kugira ngo Yves yibone aho yari ari, tumenye iby'uyu musore tutari twamenya inkomoko ye. Dutangirire muri Uganda. Hari ibirori, harimo abari gushimirwa ibyo bagezeho, harimo umusaza wigisha muri Makerere University. Leta ya Uganda nawe yamushyize mu bantu b'icyitegererezo, banamushimira kwigomwa ndetse no gukora ibyiza. Uyu musaza yakoze utumashini duciriritse dufata ibisheke tukabikamura hakavamo umutobe mwiza cyane uryoshye. Utu tumashini ntiyadukoze ngo atugurishe, ahubwo yadukoreye imfubyi, abapfakazi, abana bo ku mihanda, bituma ubuzima bwabo buhinduka kuko bagurishaga imitobe bakabona amafaranga bakibeshaho batibye cyangwa se ngo basabirize. Twebwe twumva ibi turumva ari igikorwa cyiza cyane yakoze, kandi nibyo uyu musaza mu mujyi wa Kampala bamwitaga Mucunguzi. Ariko ku rundi ruhande hari abatishimiye ibyo Mucunguzi yakoze kuko bahombyoga cyane n'ibyo yakoze. Ni ababosi b'uruganda rukora ibijyanye n'isukari, kuko ibisheke babonaga bahenze abaturage. Koperative y'aba bantu bafashijwe na Mucunguzi babishyuraga neza abahinzi, birangira bavuye kuri ya kampani yakoraga ibisheke. Umugabo wari ufite bizinesi yo gufata abana bo ku mihanda bakiba, abandi bagasabiriza ku mihanda, bakazanira umubosi amafaranga. Abo bose bafashe umwanzuro wo gutwika inzu y'iyo koperative yakoreragamo, ariko bumva ko n'ubundi Mucunguzi yakongera akabakorera utundi tumashini. Ariko umwanzuro wa nyuma bavuze ko bagomba kwica Mucunguzi. Byose byagenda neza bikarangira babahombeje. Ntibyatinze muzehe Mucunguzi yavuye muri bya birori, yageze ahantu mu mahuriro y'imihanda, itara ryo ku cyapa cyobora imodoka bizwi nka traffic light ryaka umutuku, arahagarara. Ku ruhande haturutse ikamyo nini iramugonga, imurenza umuhanda. Umusaza abigenderamo. Gusa igitangaje ni uko polisi yaje gusanga iyo kamyo nta mushoferi wari urimo, nta purake yari ifite. Gukora iperereza byari bigoye cyane. Nyuma gato y'ibyo byose, ya nzu ba bantu bakoreragamo barayitwitse. Induru, agahinda nibyo byari byuzuye mu mitima y'abahakoreraga. Tugarutse kuri ba bagabo bapanze iyo migambi mibi, barimo kwishima banishimira umusore wabafashije kwikiza Mucunguzi n'ibikorwa bye. Uwo musore nta wundi ni Patrick, imfura ya Mucunguzi. Niwe wahaye amafaranga menshi yivugana se. Tuvuye aho, abaturage bo kwihangana byari byabananiye, bose bateranira ku mva ya Mucunguzi bararira bavuga bati, ni wowe wari papa wacu, turabizi wagiye mu ijuru, dusabira Imana natwe twipfire kuko wadusize mu isi turi twenyine kandi itadushaka. Ntibyatinze Patrick yazanye ikamyo yuzuyemo ibirara byinshi, igota ba bantu bose, barabahambira, baburiza bisi, babirekeza mu ishyamba rya kure. Ubwo abo bantu barabajyanye mu ishyamba hagati, babakura mu ikamyo babicaza hasi. Patrick arababwira ati, mwabagambanye mwe, ibyanyu byara. Ba bantu barabajyanye mu ishyamba hagati, babakura mu ikamyo babicaza hasi. Patrick arababwira ati, mwabagambanye mwe, ibyanyu byaramenyekanye kandi uyu munsi birabarangirirana. Uyu munsi ni wa nyuma mubayeho, tugiye kubica kuko mwanze kudukorera mukigira mu byanyu. Patrick yafashe imbunda atararasa. Polisi yarahagobotse, bya birara na Patrick bahise biruka. Gusa Yves murumuna wa Patrick yari yumiwe abonye mukuru we ari mu bikorwa bibi. Polisi yashubije babantu mu mujyi. Yves yatangiye gutekereza icyo yakorera abo baturage. Yemeye gukora ku mafaranga ye akongera kubafasha bagakora. Yarabikoze bigenda neza, leta iramufasha, igikorwa kirakomera. Yves yari azi ubwenge cyane kandi agakunda gukora. Yari afite ikigo gitanga ingufu z'amashanyarazi, akabona amafaranga menshi, akubaka amazu meza ku buryo wabonaga ari umusore ufite icyerekezo. Ibyo mukuru we Patrick yarabimwangiraga cyane.
akumva yanamwica. Umunsi umwe Patrick yatashye yasinze, mama we aza kumukingurira amubaza impamvu atashye yasinze kandi bunije cyane. Patrick ati mama ntukangishe ko wambyaye, ntabwo turitsa ubu nta mikino mfite. Mama ati niko mwana wa watinyuka ukica nyoko koko wakubyaye? Patrick ati na data naramuhitanye none ngo ni wowe narebera izuba? Mama we ati Mana nyagasani ni wowe wishe so, ndakuvumbuye rwose ndanakuvumye uzapfe nabi. Patrick ati uramvumye ngo nzapfe nabi? Reka abe ari wowe ahubwo upfa nabi, wumve ko gupfa nabi icyo bisobanuye. Patrick yafashe imbunda iriho silencer, urusaku rw'amasasu ntirwumvikanaga. Yarashe mama we ahereye ku maguru, amutobagura amaguru n'amaboko. Nyina yumva birarangiye nibwo yamurashe isasu ryo mu mutwe, yitaba Imana gutyo. Yves yumvise urugi rwikubise cyane, abyuka yiruka azi ko ari abajura babateye. Ageze muri salo asanga mukuru we arangije kwivugana na mama wabo. Yagiye asatira Patrick ariko ntibyamworoheye kuko mukuru we yahise amurasa isasu mu gituza. Yves nawe agwa hasi gutyo. Aho birangiye Patrick yafashe Yves amushyira mu modoka amujyana hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda, amujugunya mu ruzi, ubundi agaruka mu rugo. Bwari butangiye gusa n'ubucya. Yahamagaye polisi n'abanyamakuru ababwira ko yageze mu rugo akaba asanze mama we yishwe. Bamubajije ko yaba hari uwakeka avuga ko nubwo bigoranye ariko akeka murumuna we, ko Yves murumuna we ari we akeka mu ba mbere. Abanyamakuru bamubajije impamvu ari we akeka, abasubiza ko atarakimuha amafaranga yamumenyereje. Ikindi iti nuko nkeka ko yaba yahunze kubera icyaha yakoze. Ibyo byatumye icyaha kijya kuri Yves. Polisi itangira kumushakisha, bamanika amafoto y'ahantu hose. Yves ashakwa n'urwego rw'ubushinjacyaha kubera icyaha yakoze cy'ubwicanyi. Aho ngaho niho Yves yaje gukanguka yisanga ku mupaka w'u Rwanda ubwo yatoragurwaga na wa mukobwa witwa Shadia. Ubwo Yves akiri kumwe na wa mukecuru, ubwo wa mukecuru yamujyanye kwa mutekano. Hari hamaze kuba nimugoroba hatabona neza, baragiye barasuhuza umutekano arabikiriza, babaza ikibagenza. Umukecuru amubwira ko yaraje kwandikisha umuntu uraye mu rugo rwe. Umutekano abajije umukecuru ati uyu musore ni uwahe? Umukecuru ati yewe muyobo rwose musanze munsi y'urugo rwanjye yahwereye nibwo namuzanye mu rugo. Umutekano ati niko sha waturutse he? Yves yahise yibuka ko mbere bakiba mu Rwanda yajyaga yumva se avuga ngo agiye mu Kivuruga kuko yari ahafite ubworozi bw'inka, nawe ahita avuga ko ariho yavuye ariko ashaka akazi ko mu rugo. Uwo mutekano amubwira ati zana indangamuntu yawe ndebe. Yves yatangiye kudagadwa, yibaza uburyo nibamuvumbura bazamufunga. Yakoze mu mufuka akuramo udukarita tubiri, indangamuntu yo mu Rwanda n'iyo muri Uganda. Afata iyo mu Rwanda ahereza umutekano. Umutekano ati niko sha uzi gusoma? Yves adidemanga ati ndabizi. Umutekano ati ko ufite ubwoba sha, ngaho igira hano ku ziko unsomere nimero y'indangamuntu kandi uhere ku mazina n'aho wavukiye, uhereye ku mudugudu, akagari, umurenge n'akarere. Yves yahise abona umwanya wo kubakubitira mu gafuka, arababeshya ati nitwa Bihezande Pascal, avuga n'ibindi byose. Birangiye barataha, nuko umukecuru aramubwira ati rero Pascal, numvise ngo urashaka akazi ko mu rugo, hano nashakaga umushumba uzajya undagirira inka. Yves wiyise Pascal ati yego rwose ndabishoboye kandi rwose murakoze kuba mumpaye akazi. Umukecuru ati ko wishimye cyane aho niwagize ngo nzajya nguhemba akavagari k'amafaranga mwana we? Hano umushumba narinze 3,000 gusa niyo witwara neza nzakongeza 500. Yves ati oya nta kibazo nzakora, wishime cyane wa mubyeyi kandi
ntuzangaye, gusa wenda niyo byashoboka munyikopeshereze bote nzakore nzishyura. Uwo mukecuru ati bote zigura ibihumbi 5, urumva ko uzakora amezi 2 utambuza umushahara? Yves ati nta kibazo, nzahembwa ukwezi kwa 3. Yves yabaye aho, bakajya bamwita Pascal, akaragira inka akazifata neza cyane. Umunsi umwe yaragiye inka ye abona umukobwa uri kwiruka inyuma y'inka, yamunaniye. Yves arayitangira ayegereza izindi. Wa mukobwa aza yahagera abwira Yves ati urakoze rwose, yari yanyahagije, reka nicare nduhuke. Amaze kuruhuka nibwo yitegereje neza, abona umuntu bari kumwe ni wa musore yakuye mu mazi. Uwo mukobwa turamwibuka ni Shadiya. Shadiya ati ni wowe twatuye mu mazi ndakwibutsa? Yves ati yego ni njye kandi ndacyabashimira cyane, nimba umugabo rwose nzakwitura. Shadiya ati yewe byari bikwiye kugutabara, gusa singiye kukugerekaho umusaraba wo kuzanyitura. Yves aramusubije ati ndakwisabiye uzareke icyo nzaba mfite nzakiguhe, kandi uzakira uko kiri. Shadiya ati yewe simakanye uzakimeda. Yves ati rero njyewe nitwa Pascal. Ati wowe bakwita nde? Wa mukobwa ati nanjye nitwa Shadiya, iwacu ni hariya kuri ruriya rugo hari igiti cy'umuvumu. Pascal ati yo ndabona rwose turi abaturanyi. Shadiya ati nibyo, gusa ihangane, ubu nsigarayeho ino nka, njye kwanika imyenda nsize mu ibasi ndagaruka, dore inka yari yimennye ikiraro nyirukaho. Yves wise Pascal ati yego nta kibazo, gusa nzajya nzinduka nze ngifate nyahurane n'izi zacu, nizongera kukugora. Shadiya ati urakoze cyane, ubwo nuyicyura ndaba mari nyugarire. Yves ati mu mutima we yarivugishaga ati nabaho mbonye umukobwa mwiza witonda ufite ikinyabupfura, iyo nza kumubona naraba nyarushumba nari kumubwira ko ari mwiza, gusa reka niturize baca umugani ngo amaboko atareshya ntaramukanya. Iminsi yari 10. Yves yakomeje akazi ke ko mu rugo, ariko ubuzima bwagendaga bukomera cyane kubera ko kuba mu buzima ataramenyereye. Yararwaragurikaga, kwivuza bikamubera ikibazo kubera ko nta mituweli yagiraga. Rimwe Shadiya yagiriwe mu rugo, abona Pascal ariwe Yves ntiyaje kumwahurira inka. Abaza wa mukecuru ati ese Pascal ko uyu munsi ataje kwahura inka yabaye iki? Umukecuru amusubiza ati ese ntiwamenye ko yarwaye? Yewe ariho amazi n'ubu wakumva ngo inzogera irirenze. Shadiya ati murumva ati ubwo kuki mutamujyanye kwa muganga? Reka njye kumwirebera ndebe n'icyo nakora. Shadiya yaragiye, ageze aho Yves ari yabaga asanga yararembye, amuhamagarira moto bamugeza kwa muganga. Bamusanzemo malariya, bamuca amafaranga menshi, gusa Shadiya arayishyura yose. Batashye ari ku munsi w'isoko, amucisha mu isoko amugurira imyenda kuko iyo yari afite yari yaramusaziyeho, ari ibiremo gusa. Yves arishimye cyane, abwira Shadiya ati Imana izamfashe uku kwezi gushire mvemo ideni ndimo, mabuja ubundi nzakwiture nanjye. Shadiya ati ideni? Ninde urimo ideni ukora wishyura se? Yves ati izi bote ubona ora nzishyura, zirahenda zigura 5, ukwezi kwashize bari kumemba 3, ubwo rero nsigayemo 2,000, igihumbi kizasigara nzareba uko nkwituramo. Shadiya yarasetse abwira Yves ati Pascal wihangayika rwose, ahubwo wowe kora wigereranya amafaranga, ubundi undi mwaka uzirihira mituweli. Yves ati urakoze kungira inama, gusa mba nakuruhije, ubanza naravukiye kubera abantu umutwaro. Shadiya ati humura, Imana nubwo itamaye ibindi ariko yampaye amafaranga, nubwo nta byishimo yagiriramo. Yves ati ni gute umukobwa mwiza nkawe abura ibyishimo ataburaye nta kindi yabuze? Shadiya ati byihorere mwana w'umunyarwanda, imyenge y'inzu imenywa na nyirayo, gusa nawe ntuzatinda kubimenya, numenye ibyanjye uzahita unyanga. Yves ati wasanga ubitse ibikomere nk'ibyanjye, gusa Imana niyo isubiza ibibazo.
Shadiya ati sha taha rero ujye mu rugo, ntabwo dutahana, njye nciye kuri sako hari ibyo ngiye gukora. Eve ati none se ugiye kubikuzayo amafaranga ngo nkurindire hatagira uyakwambura? Shadiya ati winsetsa Pasika, oya sibyo ngiyemo, ninjye muyobozi mukuru wa sako y'umurenge, hari raporo narakora rero taha mukecuru wawe atagutonganya. Eve yatashye yumiwe cyane, yivugisha ati yewe banza uri kwisimbukuruza, Shadiya si wo mu rwego rwanjye. Eve ageze mu rugo asanga nyirabuja yarakaye cyane, aramubwira ati umva wa muhungu we, niba utangiye gukorana n'uriya mukobwa wo kwa Monika uzamvire mu rugo, utazanzanira ishyano muri uru rugo. Eve yakomeje kubaza nyirabuja icyo Shadiya yaba yarakoze gituma amufata nk'igicibwa, ariko umukecuru aramubwira ati uramenye bitazanurukaho, uzabaza abandi nawe utabizi, muri aka gace kose twese turabizi. Eve yagize amatsiko n'ubwoba bwinshi. Bwarakeye Eve wise Pascal yazindutse ari kuri inka, aca n'uwo wa Shadiya gufata iyabo, ashanga Shadiya yabyutse ari kwitegura kujya ku kazi, aramusuhuza. Shadiya aramubwira ati Pascal uretse kurekera inka dusangire icyayi? Pascal ati oya, ntasanga izo nasize ku irembo zagiye kona. Shadiya ati basi reka nyikuzanire ku irembo bari ukinywera, unazireba zitagucika. Eve ati nta kibazo. Gusa Eve yasigaye yibaza ati ese Shadiya yaba agiye gushyiramo ishyano mabuja yaraye ambujije kuzamuzanira mu rugo, afata ingoni ngo ashorere inka yigendere, ariko abura intege zagenda kuko yakundaga Shadiya cyane. Ntibyatinze Shadiya yazanye icyayi, baranywa banaganira, ubona ko rwose bishimye kuko bari hafi y'inzira, abacaga mu kayira baravugaga bakanabumva. Ubwo uwicaye iwabo wa Shadiya yumvaga ibyo bavugaga, haje guca abagore babiri, umwe aravuga ati yewe uriya mwana w'umuhungu arambabaje, utangiye kwikurura kuri uriya mukobwa w'umugome, ririya shyano ryabonye ribuze isoko bo bahuje ubushobozi, none agiye mu bashumba. Yewe rumiwe, ejo numvise bavuga ko birirwanye mu isoko bafatanya agatoki ku kandi, ngira ngo barabeshya naho ni ukuri, ndebera bazindutse banasangira ibyayi koko. Undi nawe ati yewe ni mumureka rwose urwapfuye si ruto, Shadiya na Pascal barabyumvishe, umukobwa kwihangana byaramunaniye ararira. Eve yagerageje kumuhoza ariko biranga. Shadiya yabwiye Eve kujya kuragira akamureka, undi yigiriye kuragira, ariko akomeza kwibaza ati Shadiya nakunze afite uwuhe muzire kuko utuma bigicibwa mu bantu bose. Twisubirire muri Uganda. Patrick we byari byamucanze, yibazagaho amafaranga yose ajya, kuko ayavaga mu bikorwa bya Eve yageraga kuri konti ye ntamureho n'amasegonda 5, hagahita haza message ivuga ko amafaranga yoherejwe neza kuri konti iri muri Kenya. Ibyo byazonze Patrick ata umutwe, ajya ku ruganda rwa Eve areba ushinzwe ibikorwa by'uruganda, gusa amusubiza ko ntacyo yakora kuko abakiriya bishyura bakoresheje online nta mafaranga agera mu ntoki zabo ngo bayabone mu ntoki. Ati natwe imishahara tuyibona binyuze muri money transfer, ibyo uri kumbwira byo kujya ngo amafaranga avuye mu bikorwa by'uruganda nayo nabona rwose. Patrick yagiye yimyiza imoso, gusa agenda avuga ati reka mfe kurwariza ku mafaranga ababyeyi basize nayo si make. Eve ibye we nzaba mbikurikirana, n'ubundi yarapfuye, nzabiharwa n'amategeko nitonze. Tugaruke mu Rwanda. Eve yararagiye, haciye akanya haza undi mugabo bakoranaga ariko banaganira. Pascal yabajije uwo mugabo ati ese ko mabuja yambujije kuvugana na Shadiya ngo yazamuzanira ishyano mu rugo, ni icyo afite cyateza amakuba ko mbona ari umukobwa mwiza witonda kandi wifashije? Umugabo ati mwana wanjye ibyabaye kuri uriya mukobwa ni agahomamunwa. Eve wise Pascal ati byamugendekeye gute se? Mbwira numva bene amatsiko. Umugabo ati uriya mwana w'umukobwa ureba hariya, ubu hariya bane kwa nyirakuru, kuko mama we yapfuye afite amezi 6.
mama we yafashwe ku ngufu n'umukire wamukoreshaga amutera inda. Igihe yajyaga kwa muganga kwipimisha inda nk'umubyeyi utwite nibwo bamusanzemo agakoko gatera sida. Mama wa Shadia kwihangana byamunaniye kuko n'ababyeyi be baramwirukanye aza kwibera ino kwa mukuru we. Monica arabyara, ariko kuba umuntu yaranduye muri iki giturage ahinduka igicibwa agahabwa akato. Ibyo byabaye kuri nyina wa Shadia bituma aza no kwiyahura, asiga yanditse urupapuro ruvuga kuri Shadia amubwira ko azipimisha Shadia akareba niba ataranduye. Gusa Monica yagize ubwoba bwo kubikora, na n'ubu ntawe uzi niba Shadia yaranduye cyangwa se ari muzima. Ikibabaje rero ni uko abantu bishyizemo ko yanduye bose bamuhaye akato. Nta mubyeyi wigeze yemera ko umwana we akina na Shadia ngo atazamwanduriza umwana sida. Byatumye akurira mu bwigunge. Nyuma amaze kuba inkumi nibwo yaje kubona umusore aramukunda cyane. Bari hafi yo kuzakora ubukwe nibwo abantu bamugiye mu matwi ngo Shadia yaranduye kazamwanduza, bituma amwanga gutyo. Shadia nawe kubera ibikomere yakuranye yabuze imbaraga zo kumubwira ngo bajye kwipimisha, bituma yiyanga aza no kwiyahura, ariko Imana ikinga akaboko. Nyuma y'ibyo byose abantu bino batandukanye bakwije ibihuha ngo Shadia atera umwaku, nta muntu ujya umuvugisha izuba ritarava. Yifata, Mana yanjye, ese ni uku bimeze? Mbega umwana garahurika, gusa birambabaje cyane. Umugabo ati rero sha ntacyo wahindura, ubu abantu bose baramwanga, gusa ngo atazabanduriza cyangwa se akabatera umwaku. Ati ariko ibyo bavuga babikura, numva ngomba kugira icyo nkora. Umugabo ati yewe iturize, kuko biri mu cyiciro kimwe nawe ube wamurongora, ubwo rero tuza wiragirira inka. Ati wowe ntabwo uzi bya Shadia, ndamukunda cyane kandi niyumvamo imbaraga kazaba wanjye. Umugabo ati hehe sha ndagusetse cyane ndetse ndanagushinyitse, iby'abasore bubu mwihaye byo kwasamira amafaranga y'abakobwa, izo nda zizatubuka. Aha yewe yapfuye koko ngo ntawe utajya ihembe. Wumvise nta musore wamwiteza none ngo uzamurongora hehe uwo mushumba w'inka. Amagambo aramubabaje cyane, ava hajya kuragira ahandi. Amasaha yo gucyura yarageze, arataha asanga nyirabuja ahagaze mu marembo afite agafuka mu ntoki. Akibona Pascal ariwe Yves ahita amubwira ati wanze kunyumvira none wabyutse ujya kuvumba ibyayi kuri uriya muteramwaku, ubu ndakwirukanye. Tumuka umvire mu rugo, dira imyenda yawe n'amafaranga y'ukwezi yari asigaye, genda nyikubona aka kanya. Yves yaragiye n'ubwoba bwinshi yibaza ahari bwerekeza. Yves baramwirukanye kandi bwije, abura iyo yerekeza. Gusa yaje kugira igitekerezo cyo kujya gusaba icumbi kwa mugabo baragiranye kare. Aramwemerera, ariko amubwira ko agomba kuzinduka agashaka iyo ajya, kuko ngo nawe ntashaka kwiteranya n'aho yakoraga. Bwarakeye azinduka ajya kuri kiliziya, agura ishapure nziza cyane ikoze mu masaro, ubundi yandika ibaruwa imeze gutya: kuri Shadia mukobwa nakunze, natinya kubikubwira, maze igihe kinini ngukunda ariko nabuze uburyo nabikubwiramo. Natekereje ko wenda naba nisimbukuruje cyangwa nkaba ndi kukongerera ibibazo, gusa urukundo ntirugira umupaka. Ibyazakurikira gusoma iyi baruwa bizaterwa n'uko wakira igitekerezo cyanjye. Rero nkwifurije amahoro n'amahirwe, gusa usezeyeho nubwo ntazamenya igisubizo kuko utazongera kumbona amabuja yanyirukanye. Gusa Imana nibishaka tuzongera tubonane. Iyi shapure nguhaye ujye uyivuga wizeye ko umubyeyi Bikira Mariya azagufasha akagukiza urubwa n'amagambo rubanda bakuvugaho. Gusa njyewe nta cyambuza kugukunda. Uzaba amahoro, Imana nimfasha nzagaruka, kandi nima ubuzima nzaza kugufata ndetse nze no gufata igisubizo cyanjye. Isi ntizaguhindura, uzagumane umutima mwiza ufasha kandi wicisha bugufi. Yari ugukunda Bihezande Pascal. Yafashe ya mvirope ya kaki ashyiramo ka gashapure asubira iwabo wa Shadia. Ku bw'amahirwe make asanga yamucitse agiye ku kazi, ariko yunguka igitekerezo cyo kujya mu cyumba cya Shadia akarambikamo ya baruwa, ubundi akifatira inzira. Yagiye mu nzu abanza kuyoberwa icyumba, ariko birangira ahabonye, asanga ntihanakinze. Atangiye kubikura ibaruwa nibwo umukecuru wa Shadia yamubonye avuza induru ngo afashe igisambo. Abaturanyi barahurura baramufata baramuhondagura.
bamwerekeza kuri polisi, bahamagara Shadia ko bafashe igisambo kigiye kumwiba. Yageze kuri polisi asanga ni Pascal arumirwa, atangira kumubaza ati ese Pascal ni iki cyaguteye kunyiba koko n'ukuntu nabonaga uri umwana mwiza? Pascal we Yves yabuze icyo avuga, yubika umutwe. Ako kanya Shadia yagiye kwitaba telefoni aratinda, nibwo Yves bamwatatse baramukubita bashaka kumenya icyamugenzaga. Nibwo yashakaga kwiba cyangwa se ari amarozi yarazanye. Yari agiye kuhashyira mu cyumba cya Shadia. Shadia yagarutse umuhungu inkoni zimurembeje, ababuza kumukubita. Arongera abaza Yves ati kwiba wabitewe n'iki koko? Yves yahise amuhereza ya baruwa. Shadia arafungura arasoma, agisoma amarira amubunga mu maso. Abwira Yves ati Pascal tuve hano dushaka ko tuganirira. Baragiye bicara muri bare yari iri hafi aho ngaho. Shadia abwira Yves ati nanjye kuva nakubona naragukunze, gusa nari nzi ko wenda utankunda kuko wenda wari kubona nk'urushushuzi, ariko aho urukundo rugana ntihagera furumire. Rero nkwemereye urukundo kandi nzagukunda ukundi kuko nawe wankunze ukundi. Niba warumvise amateka yanjye ugakomeza kunkunda, nizere ko nipimisha ngasanga naranduye ubwandu bwa sida uzakomeza kunkunda kandi tuzasangira byose uko Imana yabigennye. Yves ati ndabyemeye kandi kwandura sida si ubuzima burangirira, gusa nanjye mfite ikibazo gikomeye ushobora no kunyangira. Shadia ati mbwira numve icyo twakora kuko maze igihe kirekire ngukunda, ibyo nakwihanganira n'ibiki. Yves ati rero nitwa Mugisha Yves, ntabwo nitwa Bihezande Pascal. Navuye mu Rwanda gusa tuza kujya muri Uganda kuko ariho papa yari yabonye akazi. Tugeze muri Uganda nibwo mukuru wanjye yagiye mu birara akora ibikorwa bibi. Yamubwiye byose arangije. Shadia aramubwira ati Paul shire wanjye kandi humura, ikinyoma nikicira ku ntebe kabiri, gusa sinshaka ko bagufunga, ndacyagukeneye. Ubu rero ngiye kugusabira akazi ahantu haciriritse, ube wihishe dukurikirane ibizaza nyuma, gusa muri byose nzagukunda urw'ukuri. Yves yaramubwiye ati urakoze cyane Shadia. Shadia ati ariko ndakibaza kubera iki papa wawe yari umuntu w'umuhanga ariko wowe ntiwige ngo uziteze imbere. Yves ati ibyo tubireke kuko iby'isi biba bikomeye kubyumva, uzankunda ukundi ibindi uzabimenya nyuma. Shadia ati sawa kandi ubabarire nimba nari mwinjire mu buzima. Ntibyatinze Shadia yashakiye Yves akazi ahantu ku ruganda. Yahakoraga ubuzamu, ariko iyo boss ajyaga i Kigali yamujyanaga mu modoka barangura ibikoresho akajya inyuma. Yves akagaruka yicaye hejuru y'ikamyo kugira ngo ibirara bitaba byabiba ibyo bikoresho. Umunsi umwe rero yari agiye i Kigali na boss we, imvura iragwa ajya kugama ahantu ku ibaraza ari kwitekerereza ubuzima bwe. Agiye kumva yumva umuntu amupfutse umunwa, aramukuriye cyane amujyana inyuma ahantu hihishe. Yves yakuruwe n'umuntu amujyana ku ruhande. Uwo muntu nta wundi ni Bob wahoze atwara mama we, ariko kubera mama we yari yarapfuye yari asigaye atwara Christian, manager w'uruganda rwa Yves. Ubwo bageze ahiherereye, Bob n'ubwoba bwinshi ati Yves uracyabaho koko mana yanjye? Yves ati ndacyariho ariko mbayeho nabi cyane, gusa ntumbaze uko nageze mu Rwanda banuraga mu mazi niko abantu bibambwiye. Bob aramubwira ati ceceka muvandi, Patrick yarashe mama wawe, aribwo nyimara kumugeza mu rugo narabyireberaga na video narayifashe, nuko yakurashe narabyiboneye byose, amashusho ndayafite. Yves ati rahira ubu koko nanjye naba umwere nkongera nkagenda nemye? Bob ati cyane rwose, ibimenyetso nabibitse, gusa nari nanze kubitanga kuko Patrick yari kumpitana kandi numvaga warapfuye nta nicyo bikimara. Yves ati ubwo wasanga warayitaye mana we, ubu se koko mbaye wande? Bob ati humura sinakubwiye ko mbifite, ubwo mubonye ukuri kugiye kujya ahagaragara. Ntibyatinze Christian nawe yaraje avuye mu nama asanga Bob ari kumwe na Yves barasuhuzanyije, barahoberana biratinda. Nyuma Christian yabwiye Yves ko business iri kugenda neza kandi ko ibintu byose biri ku murongo. Manager wa KCB ati yaradufashije, amafaranga ageze kuri konti ahita yohereza kuri konti yo muri Kenya. Yves ati sha mwakoze neza rwose, mwambereye abavandimwe b'indahemuka. Christian ati buriya inzara
irashira, ariko ibikorwa bibi umuntu yakoze muri iyo nzara ntibishira. Iyo tuza kwigabiza ibyawe twitwaje ko waba warapfuye, wari kugaruka tukamwaragurika. Ubu igisigaye ni ukugukuraho icyaha. Yves ati sha Christian, kuva twahurira muri university muri Amerika wambereye indahemuka, turiga tugera ku rwego rwa masters, nshinga uruganda umbera general manager, byose ubyitwaramo neza rwose. Christian ati nta kundi byari ngombwa kuko nawe wambereye umubyeyi, nubwo wandutaga ndangije kwiga umpa akazi. Yves ati rero reka turebe uko twagaragaza ukuri, ibindi bizaza nyuma. Ubu ntabwo ntazo muri Uganda, sinizeye umutekano, mwe munshakire umwunganizi mu mategeko abijyemo. Patrick namara gufatwa nzaza turebe aho ibikorwa bigeze. Ntibyatinze Christian na Yves bajyanye ibimenyetso mu bushinjacyaha. Nyuma nibwo Patrick yamenye ko ari gushakishwa, yitwikira mu modoka apfa nabi nk'uko nyina yaramuvumye. Radiyo na televiziyo nabyo byatangaje ko umushoramari Yves yabaye umwere. Ibyo birangiye, kuri rwa ruganda Yves yakoragaho, umuyobozi warwo yagiye kwiga hanze, batanga ikizamini cy'umusimbura. Yves nawe ajya mu bahatana, ava ku kazi k'ubuzamu ahita aba boss w'uruganda. Nyuma y'umwaka nibwo yaje no kugura rwa ruganda aba CEO warwo. Nyuma yasabye Shadia aramukwa, aramurongora, birangira byubakiye inzu nziza.